Nashimwe cyane muvandimwe nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe Ntambara Emmanuel. Imana ishobora byose ni guhumugisha. Rero tugiye gusoma mu Baroma ibice byaho ni 8 ku murongo waho wa 30. Aravuze ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Hanyuma 31 aravuze ngo titire yayo iravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Hanyuma hakavuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Dushoje ijambo ribaza. Iki ni igitabo cyanditswe nande? Ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana bita Paulo. Paulo uyu nguyu ninde? Nuvuga ngo Paulo uyu numwe mu bantu bahagurutse barwanya ubutumwa bwiza ndetse batera n'ubwoba intumwa z'umwami wacu Yesu, kuko yarabafataga kabica abandi akabafunga. Yagize uruhare rukomeye urw'urupfu rwa Stefano, ubwo bateraga Stefano amabuye amaze kwiregura mu rukiko, ariko bikarangira bifasha ubusa. Nuvuga ngo numwe mu bantu bahagarariye urupfu rwa Stefano. Nuvuga ngo imyenda cyangwa se imyenda y'abantu bamuteraga amabuye yari ku birenge bya Paulo. Paulo uyu nguyu rero ubwo yerekezaga i Damasiko n'ubundi agiye mu gikorwa cyo kugirira ubwoko bw'Imana nabi. Imana ishobora byose, Imana nyiricyubahiro, Imana nyirubushobozi imutungura ari mu nzira agenda ari kwifarashi, imutunguza umucyo wakataraboneka, imutunguza imbaraga zikomeye, iramutungura umucyo uramukubita ahananuka ku ifarashi yikubita hasi agwa yubamye. Umucyo Yesu avugana nawe aramubwira ati Sauli Sauli undenganyiriza iki? Paulo aramuga ngo urinde mwami nkagukorera, aramuga ngo ndi Yesu urenganya. Ijambo rivuga iki? Nuvuga ngo aho ngaho Imana irobanura Paulo cyangwa irobanura Sauli, imuhereza misiyo yo guhaguruka akajya kuvuga ubutumwa. Uyu nguyu rero nuvuga ngo Paulo uyu nguyu yagiye ashinga amatorero atandukanye, yagiye akora ingendo nyinshi zitandukanye, yagiye nuvuga ngo aganira n'abantu ku rwego rutandukanye. Aza rero kwandikira Abaroma, arababwira Abaroma, arababwira ngo hari abantu mutigeze mumenya isi itazi, hari ubwoko Imana ishimwe cyane butura ukwabwo, hari abantu ntabwo mubazi, mubana nabo mutabazi. Aravuga ngo hari abantu Imana yatoranije, imaze kubatoranya irabahamagara, imaze kubahamagara irabatsindishiriza, imaze kubatsindishiriza ibaha ubwiza. Izi ni ingingo zigera kuri 3 zikomeye cyane. Imana yarababengutse irabahamagara nk'uko nawe irimo guhamagara mu izina rya Yesu. Niwemera ugakingura umutima wawe urakira uyu mwami mu izina rya Yesu, imbaraga zishobora byose zinjire mu bugingo bwawe, ibitari bitunganye zibitunganye. Imbaraga zinjire mu mutima wa Paulo wari wuzuye kugira nabi agahindukira gukora Imana zikuzure. Izi mbaraga zinjire mu bana bawe, izi mbaraga zinjire mu mutware wawe, izi mbaraga zinjire mu mufasha wawe. Izi ni imbaraga isitazi, izi ni imbaraga zitamenywe n'abanyabwenge, izi ni imbaraga zitamenywe n'abakomeye, ariko ni imbaraga zihindura ubuzima, ni imbaraga zihindura situation. Bibiliya iravuga ngo rero Imana ishobora byose. Paulo abwira Abaroma, arababwira ngo reka mbamenere ibanga. Hari abantu, hari ubwoko bwatoranijwe. Ubu bwoko ntango mubuzi, ariko ubu bwoko bwaratoranijwe, butoranywa n'Imana ishobora byose. Irabatoranya, imaze kubatoranya ibakura mu isi y'umwijima, ibakura irabahamagara, irabazana. Imaze kubatoranya irabatsindishiriza, irabeza, irabahumanura, ibakuraho amahage, ibakuraho ibyaha, ibakuraho ibibi, ibakuraho inenge, ibakuraho ikintu cyose kizira. Imaze kubatsindishiriza rero ibahereza ubwiza bwayo. Bagenda n'ubwiza bw'ishobora byose. Iyo bavuze bararema, iyo bagendana n'Imana bararema. Bibiliya iravuga ngo rero ubwo buntu bahawe ntabwo babupfusha ubusa, kuko iyo bari kumwe n'Imana biremera, bari kumwe n'umwami wabo Yesu Kristo baravuga bikaba. Iyo bari kumwe n'umwami wabo Yesu Kristo yabahaye amavuta, yabahaye ubushobozi, barambika ibiganza ku barwayi bagakira. Abantu Imana yatoranije iyo bari kumwe n'ishobora byose birukana abadayimoni mu bantu. Aba bantu murabana ariko ntabwo mubazi,
ndimo ndashaka kubabwira ko hari abantu Imana yatoranije, imaze kubatoranya ibaha ubwiza bwayo, yabahaye ubwiza bwayo, bagendana ubwiza bwayo, amavuta y'Imana yamanutse kuri bo, bagendana icyubahiro cy'ishobora byose. Bibiliya iravuga ngo aba bantu rero, Bibiliya iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Uwo ni Yesu. Ikindi gikurikiyeho, aba bantu mbahaye ubushobozi, aba bantu mbahaye capacity yo kunywa ikintu cyica ntibagire icyo kibatwara, kuko bari mu bwiza bw'ishobora byose, kuko bari mu bwiza bw'Imana. Pawulo aravuga ngo rero bene aba bantu bari kumwe n'Imana, ijambo aravuga ngo noneho se tuvuga iki? N'ibishobora byose, n'ibiyaremye byose, n'ibiyizi byose, n'ibiyamanitse ikirere ikadendeza inyanja, niba iyobora imiyaga yose yo ku isi, niba iyobora ubuhanga bw'abahanga, iri kumwe nabo, yarabahaye ubwiza bwabo. Aravuga ngo noneho se tuvuga iki? Arabaza ngo tuvuga iki? Niba Imana itabana n'abafite inyama n'amaraso, iri mu ruhande rwabo, tuvuga iki? Ndimo ndashaka kukwifuriza iki kintu muvandimwe. Imana nyiricyubahiro yinjire mu byawe, igendere mu byawe, kuko Bibiliya iravuga ngo hari abantu Imana yatoranije, imaze kubatoranyira bahamagara, imaze kubahamagara bahereza ubwiza. Ndimo ndashaka kuvugana n'umutima wawe. Imana irimo iraguhamagara inyuze muri jye, Imana irimo irakurobanura inyuze muri jye. Niwizera aya magambo Imana iragukiza, niwizera aya magambo Yesu arataha iwawe, niwizera aya magambo Yesu arakugirira neza. Bibiliya iravuze ngo aba bantu Imana yarabatoranyije, irangije abatsindishiriza. Wowe nubwo ngo imanza ufite ntabwo waziburana ngo uzitsinde, ariko Yesu aragutsindishiriza, nabyinjiramo arabitsinda. Ahubwo ikibazo gihari unuruhe ruhare, nubwo ngo ni iyihe pourcentage ya Yesu muri urwo rubanza rwawe, ni iyihe pourcentage ya Yesu afite mu mutima wawe? Ese ntiwizeye amafaranga mu rubanza ufite? Ntiwizeye amafaranga? Ese mu rubanza ufite ntiwizeye abavoka? Ese mu rubanza ufite ntiwizeye inshuti? Ese nubwo ngo ibibazo ufite mu muryango ntiwizeye yuko inshuti zawe zizabikemura? Umva iki ijambo ry'Imana rivuze. Riravuga ngo hari abantu Imana yatoranije, irangije ibaha ubwiza, nyuma yo kubaha ubwiza irabaneshereza. Imana irashaka kwivanga mu byawe ngo kuneshereze. Pawulo aravuga ngo niba rero koko Imana nyiribihe iri mu ruhande rwacu, umubisha yabarinde. Nanjye ndakubaza ngo ese Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe yabarinde? Ninde wakurwanya? Ninde wakwanga? Ninde wakugendaho? Ninde? Ndimo nsatira gusoza, ndimo ndashaka kukubwira ngo hindura ibintu, hindura uko wagendaga. Bibiliya iravuze ngo hari abantu Imana yatoranije, imaze kubatoranyira batsindishiriza ibahereza ubwiza. Bibiliya iravuga ngo none niba bimeze bityo tuvuga iki? Niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ninde umubisha? Ninde umubisha? Se ni bosi? Umubisha se ni umukoresha? Umubisha se ninde? Ninde wahangara Imana iri mu ruhande rwawe? Ninde ufite ubushobozi bwo guhangara Imana? Ninde ufite ubushobozi bwo guhangara ishobora byose? Ninde ufite ubushobozi bwo kukuvogera uri kumwe n'Imana by'ukuri, Imana igendera mu mutima wawe by'ukuri? Ndimo ndakubwira ngo Uwiteka Imana nyiricyubahiro ukingura umutima wawe, mugendane, ubane n'Imana, ukorane n'Imana, uhagararane n'Imana. Ibyakurwanyaga birwanye, ibyaguhigaga bihige, ibyagukubitaga hasi bikubite hasi mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.